bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Ku iki cyumweru munsi amashami w'abare bwa Yesu Kristo, twumva amasomo angwa ari tuje uyu munsi, igizwe n'ibice bibiri. Igice gikomeye ku buryo bw'ijambo ry'Imana. Igice cya mbere tubona Kristo yinjira mu murwa ashagawe, baririmba bati hozana mwana wa Dawudi, rubanda rwose rwishimye. Ariko kandi twaza kubona igice cya kabiri, twinjira mu bubabare bwa Nyagasani Yesu Kristo, aho babandi baririmbaga ngo hozana mwami mwana wa Dawudi, baririmba bavuga bati nabambwe ku musaraba. Ni abantu bamwe babivugaga. Bavandimwe, ibi bidusobanura neza ko buri wese afite impamvu ari kuri iyi si, nk'uko Yesu Kristo yari afite ubutumwa yagombaga gusohoza kuri iyi si bwo kuducungura. Mu kuducungura rero ntabwo yaje ngo abe mu munyenga wo kuririmbirwa hozana gusa, ahubwo kugira ngo agere ku ntego yo gusohoza ubutumwa yari yarahamagariwe, yagombye no guca mu nzira y'umusaraba ukomeye, inzira y'ububabare yangwa na benshi, aratereranwa. Ariko ibyo byose abigira kubera urukundo yaradufitiye, kandi muri uko kwicisha bugufi akiyegurira se, nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, uruhanga rwe yarukomeje nk'ibuye, kandi ngo buri gitondo aramukangura akamuha gutega amatwi nk'umwigishwa. Yarukomeje nk'ibuye, arutegera imisaya ye abamuciraga mu maso n'amukubitaga inshyi, kugira ngo asohoze ubwo butumwa yari yarahamagariwe. Bavandimwe, ibyo byose ku ndunduro ya byose nk'uko twabyumvise byujurijwe ku musaraba, aho asabiye abishi be bose avuga ati dawe wabarire kuko batazi icyo bakora. Maze tukazamubona n'ubundi kuri Pasika azamukanye intsinzi, atsinze Sekibi. Bavandimwe, twebwe abiyemeje gukurikira Yesu Kristo rero tuzirikane yuko tutazabaho turi mu munyenga gusa wo kuririmbirwa hozana. Tujye twitondera abadusingiza, abadushimagiza, kubera ko akenshi umuntu bamushimagiza akenshi muviramo kwibagirwa yuko urugendo rwe agomba kurukomeza, akumva ko yageze yajya, bamuha kuba yajya ahandi. Muribuka neza Yesu Kristo bamubwira ngo rubanda ruragushaka, atoya ntabwo ari cyo naziye, ahubwo mureke tujye no mu zindi sisiro tujye kwamamaza inkuru nziza. Muribuka kandi bene Zebedeyi, umubyeyi yavuga ati Nyagasani tegeka abana banjye, umwe azicara iburyo undi yicara ibumoso bwawe mu ngoma yawe. Atese muzi icyo musaba? Ese mushobora kunywera ku nkongoro nzanyweraho? Ati inkongoro nzanyweraho muzayinyweraho, ariko ibyo kwicara iburyo cyangwa ibumoso sinjye ubitanga, ni Data nabo yabiteganyirije. Kristo Yesu akuzwe. Hari iyo nkongoro bavandimwe tugomba kunyweraho kugira ngo twinjire mu ngoma y'Imana, kugira ngo dukomeze urugendo turimo. Hari iyo nkongoro tugomba kunyweraho. Yesu Kristo yarababaye cyane. Mutekereze ko mwakurikiye neza, yari azi neza ugomba kumugambanira, basangira ku meza muzi neza. Twebwe akenshi turavuga ngo aba ni abanzi bacu, bariya ni abanzi bacu, akenshi tutanazi n'icyo tubaziza. Ugasanga abantu barangana batazi n'icyo bapfa. Yesu yari azi neza ugomba kumugambanira uwo ari we, basangira ku meza. Byari bibabaje cyane. Umwe mu bo yitoreye mu nkoramutima ze ari we azi neza ko ari ugomba kumugambanira.
icya kabiri, Yezu areba kwihara kwa Petero ati njyewe, ati ntibishoboka, ngomba kukurwana. Yarazi neza ko Petero aza kumwihakana. Ibyo byose rero bavandimwe bikarushaho gushengura umutima wa Yezu Kristo, ariko kuko yari abizi, azi urugamba n'intego agomba kugeraho, yakomeje gukomeza abigishwa be, kandi abemeye bose akarushaho kubaha imbaraga zo gutsinda urwo rugamba. Ibanga rero ry'urugendo turimo bavandimwe, twebwe abiyemeje gukurikira Yezu Kristo, niryo twumvise atubwira kugira ngo igihe tugeze mu bihe bikomeye tuzamenye uko tubyitwaramo. Hari igihe tubigeramo kuko ugasanga twenda kuneshwa, nk'uko mwabyumvise asenga, byari bikomeye muri Getsimani, asenga avuga ati dawe niba bishoboka iyi nkongoro nyuze kure yanjye. Hari aho tugera natwe tukumva turatsinzwe, tukumva urugamba kurukomeza ntibishoboka, tukumva abantu bose badutereranye, umuntu akavuga ati dawe niba bishoboka inkongoro nyuze kure yanjye. Ariko ntabwo bigomba kugarukiraho. Igihe uzi neza ko ufite ubutumwa ugomba gusohoza, igihe uzi neza ko ufite intego ugomba kugeraho, intego nziza iri mu rugendo yinjira mu muhamagaro wawe, bigira handi umuntu avuga ngo ariko Nyagasani ntibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ugira gute ubishaka. Aho ngaho niho umuntu avuze ngo Nyagasani ndemeye, ikizambaho cyose ndacyemeye, kubera ko ari wowe umwihariko wanjye, kubera ko ari wowe wenyine nahisemo. Aha rero bavandimwe, Yezu Kristo atubwira ibanga rikomeye. Cya gihe agarutse asanga abigishwa basinziriye, ati koko nimukanguke, muhagarare musenge kugira ngo mutagwa mu bishuko. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Igihe tugezemo kirakomeye, ni igihe kitari cyo gusinzira gusa, ntabwo ari igihe cyo kurwanisha za nkota bavuze babigishwa. Mwumvise babonye abaje gufata Yezu baje, gusa tufate inkota zacu, atoya izo nkota nimuzireke. Icyo kurwanisha Yezu yari yakibabwiye, muhaguruke musenge kugira ngo mutagwa mu bishuko. Ese bavandimwe turasenga dute? Ese mu ngo zacu haracyabamo isengesho koko? Miryango icaye ahangaha, nimuhaguruke musenge kugira ngo mutagwa mu bishuko. Bana muri ahangaha mwicaye aha, ku ishuri aho muri, mu miryango aho muba muri, muhaguruke musenge, dusenge kugira ngo tutagwa mu bishuko, kubera ko isi irugarijwe, intege ziratubana nkeya. Aho kwihakana Kristo, tugeze aho ngaho twihakana Kristo kubera ko tubona ibikomeye bitwugarije bitandukanye. Nta mutsindo wundi twagira uretse guhaguruka tugasenga kugira ngo turonke imbaraga tutagwa mu bishuko. Bamureze byinshi bitandukanye, mumvise ko marimo n'ibirego bya politiki bazanyemo, wagandisha abantu bakandi akabuza gutanga umusoro wa leta. Bazabariga byinshi, ibibazo ibirego bya politiki bashobora kubashyiraho n'ibindi bitandukanye babeshyira. Ariko kugira ngo dukomere tugende, nimuhaguruke dusenge kugira ngo tutagwa hehe mu bishuko. Bavandimwe, igihe kirayegereje kandi kirakomeye turimo, birakwiye ko buri wese ahaguruka agasenga. Petero isaki imaze kubika gatatu, maze Yezu ngo arakebuka aramureba, yibuka ibyo Yezu yari yamubwiye, maze aricuza ararira, yibuka ko yahemutse yatandukiriye. Uyu mwanya Nyagasani Yezu arakurebana, indoro ye yinjira mu mutima ikawuhinguranya, akubwira ngo ibuka neza wamemukiye, maze ugire kwicuza. Ntabwo ashaka ko tugenda nka Yuda. Yuda yabonye amaze guhemuka ajya kwimanika yiya ku buzima. Oya, ahubwo Yezu aratureba kugira ngo nimbona aho namuhemukiye, aho namwihakanye, aho naguye, aho nagiye muri rubanda ruvuga ngo nabambwe, aho natereranye umuziranenge, aho nanze kuvuga ukuri, aho natsinzwe, maze singe kwimanika, ahubwo ndirira ibyaha byanjye, vuge nti Nyagasani mbabarira, maze duhaguruke dusenge kugira ngo tutagwa mu bishuko. Bavandimwe, iki gihe kirakomeye cyane. Icyama ngo abakristo ntitwifatanye n'abarenganya abandi. Yezu yageze hariya kubera akarengane, bamurega byinshi bitandukanye bamubeshyera. Icyama ngo abashinzwe ubutabera bicaye ahangaha ntibazamere nka Pilato, we wari uzi ukuri kose akavuga ngo nta na kimwe mbona kimushinja, arangije kubera gutinya rubanda no gutinya ubuyobozi bw'abaromani,
arangije akemera ibyo rubanda ruvuga, azi neza ko nta na kimwe kimuhama, agatanga umuziranenge, akarekura Barabasi. Icyama ngo abashinzwe ubutabera bicaye aha bajye bahama mu kuri kandi baca imanza zitabera. Kristo Yesu akuzwe. Aho ngaho niho tuzabasha kugenda nk'abakristo, buri wese ku rwego rwe, agana guharanira ukuri, guca imanza zitarenganya, ukuri kukaba ukuri, ikinyoma tukagihunga. Urengana ntitumutererane, kubera ko hari umuntu ananirwa kugira akavuga ngo nge ntacyo nakoze, ngo nshinje umuntu, ariko nta n'icyo wakoze kugira ngo murenganure. Burya kugenda gutya mu kivunge, nubwo aba wifashe gutya ntacyo uri kuvuga, nabyo ni ubugwari. Abakristo tugomba kuba ibigwari, ikibi tugomba kukivuga ko ari kibi, ukuri tukaguhamya ko ari ukuri. Aho niho tuzabasha kugenda mu cyerekezo tuganisha hehe? Mu ngoma y'ijuru. Aho niho tuzaba turi kwimuka ubwami bw'umwami wacu Yesu Kristo, bityo tukazukana nawe muri Pasika ye, kubera ko ageze hariya kubera urukundo. Ibyo tuzabisozwa na rya sengesho, muhaguruke dusenge kugira ngo tutagwa mu bishuko. Bavandimwe, dusane mu kitambo cy'Ukarisiya kugira ngo koko Kristo twemeye, Kristo twahisemo, adushoboze kubaho mu buryo butubereye. Hari abatubwira ngo turi bitangaza, hozana hozana, ntibazakurangaze muvandimwe. Urumva ni wowe wenyine ubasha gukora ibingi, ni wowe igitangaza. Ntuzibagirwe kuri umukristo ngo wishire ejuru. Nubwo yari umwana w'Imana bwose, isomo rya kabiri, ntiyagundire kuresha nayo, ahubwo yicishije bugufi, yihindura ubusabusa kugira ngo hapfira ndetse ku musaraba. Ibyubahiro n'ibindi byose birenze ntibizatwibagize ko turi abakristo. Tugomba gukomeza iyo ntego yo guhamya ukuri, guhitamo Kristo, guhitamo isengesho, guhitamo uwo twemeye. Nyagasana aduhe kumukomeraho, ndetse no mu bikomeye turi kunyuramo aduhe gukomera ku isengesho no kurigarura mu rugo. Twongere tumwimike iwacu, maze buri wese wicaye aha ngaha agenda avuga ngo uyu munsi nemeye kuba umugabo wa Kristo, kuba umuhamya wa Kristo, kandi yemeje gukomera ku isengesho, kuko arizo mbaraga zacu kandi ari umutsindo wacu. Uruhanga rwacu tuzarukomeza, ariko turukomeze kugeza ku ndunduro, kuko icyaduteraga ubwoba kirenze ibindi byose ari urupfu, ariko Kristo yararutsinze igihe azutse, akazukana umutsindo kandi agatsiratiza sekibi, azukiye kudukiza. Nyagasani Yesu nabane namwe.